bwakubaze ngo ayo maturo muyashyira hehe none se RGB sitanga ibyangombwa by'imyemerere y'amatorero n'amadini n'amatorero none se ntizika abantu batura ntizika abantu baturisha gutura ni ngombwa abakristo bubaha abakozi b'Imana bubaha abashumba babo bubaha abatambyi iyo ubashye umukozi w'Imana usibye by'uyu munsi ni RGB yabatumye inye yabatumye ngo muturishe yaradutumye none sita bira byangombwa izareke kubitanga hanyuma none ibyambure nabo yabihaye bira by'isengero by'imyemerere hanyuma izarebe ko abantu baturisha none habaturisha bari hanze yayo bari hanze y'imyemerere yayo ya RGB abugabo bari wa RGB muzavuga niki umuyobozi wa RGB wa RGB muzavuga niki umuyobozi wa RGB cyari gihari mwizeye neza ko umuyobozi wa RGB wowe na Mutabazi azabaha audience Tayiduha se umuyobozi w'abanyarwanda none sayiduhari ntayo tumusabye ariko nituyisaba yayiduha nituri abanyarwanda n'umunyamahanga yaza kayimuha ubwo se buzamujyaje ikihe kibazo ikihe buzamujyaje ikihe kibazo oya nakubwiye ntabwo twenda kujyayo ariko dushatse kujyayo ni imiryango ikinguye ari mu ntebe kubera twebwe ni twebwe nuvuga ngo imiryango ikinguye none se na leta iraduturisha urabyumva neza mu mudugudu dutura ay'umutekano wabyumvise nuvuga ngo umunyarwanda udatanga umutekano n'abadashaka ku mutekano bamuzima ahatuye dutura ayo umutekano buri kwezi siko bimeze dutanga mituweli kugira ngo twifuze ubuzima bwo nabwo niture reka tuba duturira leta kandi nayo amaturo natwe abakristo iyo tuyatuye mu nsengero akora umurimo n'ubundi w'ibikorwa by'Imana by'urusengero urwacu rero uko dutura natwe muri leta mituweli ayo umutekano y'ibiki byose ibishingwe kugira ngo isuku ibe nziza amaturo tuba dutanga usibye ko atitwa amaturo rero ndagira ngo mbwire umuntu uyu munsi wa none mu mari impungenge ituro ryahozeho kuva ku bwa Aburahamu umugabo witwa Melikisedeki Aburahamu umuntu wa mbere wabanje gutanga ituro ni umuntu witwa Aburahamu se wa Isaka ufata ituro usanga Apotre Mutabazi umuhereza ituro mu ntoki ze kuki uri buhaye kandi uri umushumba ni iki cyari gitumye n'umwuka akubwiye kujya kugira ngo aguheshe umugisha Bibiliya avuga ngo ubibira abandi nabazabibirwa uvomerera abandi nabazavomererwa impamvu mbivuze nagira ngo ndebe koko mu kiganiro yakoze kivuga ngo ituro ritari 100 ntiyaryakira nsanze ahubwo ari ururimi rwagoramye uwo munsi yagoretse ururimi mu buryo nabatashakaga kuko urabona ituro muhaye ntabwo ryari rigeze ku 100 ntabwo ari ritoya ariko ntirigeze mu 100 rero mu yandi magambo bivuze ko nta turo na rimwe Imana itemera kubera yuko ibi nsanze kandi n'uburyo tuganiriye kuko namukozeho n'ibiganiro byinshi ntemera ibyo yavuze uburyo abisobanuriye arambwira ati navugaga urumva ko namubajije twari hanze ya kamera yanze ko twicana mu kiganiro ariko turaganiriye mu buryo burambuye hanze ya kamera uko asubije urabyumvise arambwiye ati ndamaje ni kuki wavuze ngo 100 wakica muri Mariyo tukabisanyira n'amaprofete muri batatu mukabijya mukabimara ati mu byukuri amavuta yose ugezemo wicayemo biterwa naho wicaye naho uvuga ati ubuse nari kuvuga muri restaurant yarurira magana Irembo ryera TV Irembo ryera TV reka tubasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera tubifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose kandi tubashimire kuko mwahisemo neza gukurikira irembo ryera reka dusuhuze zino nshuti zacu ziri hano hakurya iminembwe tumanuka hano za Bujumbura na Kigali ndetse n'abari Kampala n'abantu bacu bo kwifishi bakurikira irembo ryera ariko ntitwabura kwambuka hakurya y'amazi muri Amerika mu Bwongereza ndetse n'ahandi abumva ururimi tuvuga mwese muhabwa umugisha rero turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umuhanuzi ukomeye cyane kandi yahanuye igihe kinini kitari gito namubonye mu biterane byinshi tumugezeho bita tworoheye ariko turamubonye ni umukozi w'Imana bita Revera Claude ntasanzwe yambaye ikote ryiza cyane ari mu mavuta kandi duheruka kumubona yurira indege agiye ariko uyu munsi ari mu Rwanda amahoro Claude amahoro y'Imana mukozi w'Imana Spirien mumeze mute ne kwa kundi turashima Imana ntekereza ko hari ibintu byahindutse bimeze bite wabonye pièce
PS rero PS ihoraho ira ibintu PS y'Imana ihora iduha ihora ibikora. Ya turanezerewe kubabona. Iyo uvuze ngo Imana ihora ibikora bushatse kuvuga iki? Iyo bukeye tukirirwa bukira bugacya tukabona turya tukaryama tukambara turavuga ngo ni ishimwe ry'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Ni icyubahiro cy'Imana. Izo zose ni PS Imana ibiduha. Iyo ubonye wiriwe ukaryama bugacya Imana ibatanze PS. Ibatanze PS. Itanga n'ingabo nyinshi. PS rero wavuze ariyo niyo ntabashije gusobanukirwa. Iyo ni siroga yawe ariko hano mu irembo rigera tugira siroga ivuga holistic of the life, no kuvuga ubuzima bwuzuye. Ntushobora kuzura udafite za PS za zindi ujye uvuga cyane rwose. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyirizina turagira ngo tugusabe nk'umushumba n'ubundi udusengera Imana hanyuma tugere mu kiganiro. Ni ikiganiro imboni y'umuhanuzi. Ndabizi ko ufite amaso areba kandi ukabona aho ibihe bihagaze, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina reka tubasabe mudushyire imbere y'Imana. Turi hano ku Gisozi Kagugu, reka tushime Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware n'ubushobozi, ngwino uganze utegeke, witwa ndiho uzahora hiteka ryose, kuko ari nta rindi zina twaye mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo uw'i Nazareti. Ni wowe wera wenyine gusa, nta wundi wera nkawe, uri Imana yihagije bwite. Fata buri muntu wese rero abakurikiranye Irembo Ryera TV, bose abari kure n'abari hafi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abo bose n'abagenekereza kugira ibyo bumvamo, mwami Imana bose ubasobanurire kandi ubateze imbere. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, tugushimiye ibyo wadukoreye n'ibyo wakoze n'ibyo uzahora ukora byose, n'amashimwe ni mu izina rya Yesu Kristo duseze twize muri iki kiganiro. Amen. Nyakubahwa mukozi w'Imana Claude, mu ijambo muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi niki Imana ivuga mu mwaka 2022 urabona iki? Ntabwo ndi nyakubahwa ariko urubashywe cyane. Nyakubahwa n'umwe gusa, nyakubahwa n'umwe n'undi wo mu gihugu, nyakubahwa n'Imana ishoboye byose, ari ijuru n'isi n'inyaje, Imana datumwa n'umwuka wera nyakubahwa. Kabiri, nyakubahwa ni umuyobozi w'igihugu. Ariko biterwa na nibiryo ariko n'uburyo bimeze, ariko nyakubahwa n'undimo ni nyakubahwa. Je navuze Imana ikurimo. Nibyo nayubashye. Warubajije rero iki? Narimbajije reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana, abari kure ndetse n'abari hafi tubabwira ngo mukomere, turabakunda kandi turabishimira. Wowe utameze neza, wowe wumva unaniwe, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ikigukunda kandi icyizere kiracyahari. Tugize umugisha tubonye umukozi w'Imana Claude, ni umukozi w'Imana, Imana ikoresha ibintu bikomeye kandi Imana iramushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero dusabye kugira ngo icyubahiro cy'Imana kibe kigomeze gikore, hanyuma duhabwe umugisha no kuba turi kumwe nawe. Rero ndagira ngo abanze adusuhuze. Claude, amahoro y'Imana. Imana y'amahoro nibane namwe mwese abari kuri Irembo Ryera TV, aho bari hose ku isi yose turasubuje mu izina rya Yesu. Mwari mwarabuze ariko uyu munsi turababonye. Mwari mwaragiye ko mwari mwarabuze, mwari muri umwiherero mu mwuka. Byose biba bivanzemo, ahindi hanze mu murimo w'Imana, hanze y'igihugu mu murimo w'Imana ivuga butumwa, harimo no kwihererana n'Imana mu mwuka, kuko urumva iyo wagiye hanze ntuburi iwawe, ugira n'umwanya wo kuruhuka ugasenga cyane ko twari turi no mu mpera z'umwaka. Umuntu abaza Imana, Mana muri uyu mwaka ndimo ndasoza, ibyagenze neza n'ibiki, bitaragenze neza n'ibiki, umwaka utangiye ni izihe ngamba Mana ishyira mu mutima wanjye, none ugahita utekereza ingamba rero nshyashya wafata z'umwaka utangiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Ikiganiro imboni y'umuhanuzi nyine tugikurikira ku Irembo Ryera nk'uko bisanzwe, aho tugira gutya tukabazanira abahanuzi babirambyemo, bamaze igihe bakorana n'Imana, bakatubwira kusanganyamatsiko turimo dutekereza
nzira imwe cyangwa ku yindi. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro turagira ngo dusabe n'ubundi umukozi w'Imana Pastor Claude adushyire imbere y'Imana, hanyuma mwe mudukurikiye muhezagizwe n'iki kiganiro. Karibu umukozi w'Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, urerwa kiranuka, uri Imana ya Israel, ubereye maso bagutegereje bose. Tuje imbere yawe mu irembo ryera TV rikurikiranwe na benshi batandukanye, abo muri East Africa, Afrika n'ibihugu bitandukanye byo mu Burayi, imigabane yo mu isi yose iri bukurikirana iki kiganiro. Tubasabiye umugisha, uwumva ururimi rw'u Rwanda wese niyakira umugisha wawe, tugabane kuri uyu mugisha uwo wasezeraniye abagukunda. Reka tugabane n'abari kuri urubuga rw'irembo ryera TV mu izina rya Yesu, amena. Hanyuma tubahaye ikaze muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi. Iyo tuvuze imboni y'umuhanuzi wumva iki? Iyo muvuze imboni y'umuhanuzi, imboni ni ukureba, kwitegereza, amaso. Dore Yesaya yaranditse aravuga ngo erega, nuvuga ngo yaravuze ngo amaso y'Uwiteka arareba, n'amatwi ye, amaso y'Uwiteka ntiyapfuye ngananirwe kureba, n'amatwi ntapfuye ngananirwe kumva, ahubwo ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana. So iyo mboni rero ni rya jisho ry'Imana. Iyi jisho ry'Imana riri kuri wowe, hari ibyo ureba abandi batareba. Imboni y'umuhanuzi, umuhanuzi areba ibyo abandi batareba. Umuntu ashobora kuba areba rya tafari, ariko je nkahita mbona n'ibindi bishobora kubera muri aka gace turimo. Umuntu ashobora kuguha fanta, hari uburyo yayikoreza tekinike ari yafunguye akongera agatsindagira umupfundikizo, umwuka w'Uwiteka, ijisho ry'Uwiteka rikakumurikira rikakuvuga ngo ifanta ntuyimwe, cyangwa amazi cyangwa n'ikindi, ibintu nk'ibyo ukamenya inzira ucamo niyo utagombaga gucamo. Rero iyo ni imboni y'ijisho ry'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi, umuhanuzi areba kure akareba ibindi. Ndagira ngo mudukurikire cyane, mugomeze muturebe hano. Hanyuma iyo wumvise imboni y'umuhanuzi tukabona nkaba Eliya, ni iyihe nyifato y'umuhanuzi? Umuhanuzi akwiriye kuba yitwara ati uyu munsi? Iyo tubonye inyifato, iyo utanze urugero rwo kuri umuhanuzi profeti Eliya, tubona ko Eliya w'itishubi, tubona ko ari umuntu wakuze yubaha Imana. Imana iramutoranya, imaze kumutoranya iramuhagurutsa, iramukoresha, imaze kumukoresha imushyiraho ijisho ryayo, irangije imuha ubutware n'ubushobozi bwo guhagarika ikintu kigahagarara, bwo kwemeza ikintu kikemera, kuvuga ikintu kikaba. Uyu munsi wa none rero ikintu gikomeye ku mboni y'umuhanuzi w'uyu munsi wa none, abitwa iryo zina, nuko bashobora kuvuga ikintu ariko ntigihite kiba. Hari n'ushobora kukivuga kigahita gisohora, kigahita kiba. Hari no Imana icyakoza, hari ne Imana ishobora kukwereka ikintu kizaba umwaka utaha, none yo kidasoho umuntu ubwe ati ndabona ikintu kigiye kuba, hari ikintu kigiye kuzaba. Iyo kitabaye rero hari n'abapreseza ngo kizaba iki niki, ugasanga rero rimwe na rimwe bishyize no mu mutego. Imana ishobora kukwereka ikintu kandi kikazabaho ko kikweretse, ariko kwikira mu mutego ngo kizaba iki niki, ibyo bigatuma wa wundi waruri muri bya byiringiro abivamo, kubera ko icyo yari yijejwe ntabwo ari cyo yabonye. Ubu ushatse kuvuga ko yavangiwe iyo bintu iyo bivuze aperesheje cyane. Nuvango arahanuye ariko yongeyemo nakandi kantu. None icyo gihe rero Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana irinda ijambo ryayo kandi izaba inyuma y'ijambo ryayo, kandi ubuhanuzi bwose bushingiye ku nyuguti ya Bibiliya. Ijambo ryose ubuhanuzi bwose budashingiye ku ijambo bwaba atari ukuri. Umuntu wese uhanura abavuganye n'Imana cyangwa ashobora no kuvuga ibye ariko Imana ikabishyigikira. Ako bure uzi ko umuhanuzi n'umupfumu ntaho batandukaniye, icyo batandukanye ari bwabuhu n'ibiki byose n'inzu z'indaro. Kuko umuhanuzi n'umuntu uvuga ikintu cyabaye n'ikintu cyatambutse, ikintu cyabaye cyatambutse nikizaba. Noneho rero umuhanuzi wese, Bibiliya iravuga neza nk'iyo ugiye mu rwambere rwa Samweli 9, unashaka uhere ku murongo wa mbere aho Kishi yaburaga indogobeze. Hanyuma Sawuli akavuga ati ariko muzehe mubyeyi, je n'umugaragu reka dushaka uburyo tujya kuzishakisha. Bibiliya iravuga ngo barahaguruka banyura mu gihugu cy'Isufi, baragenda bashakisha, barabura, bageze ahantu mu
mudugudu umwe iyo ugeze ku murongo wa 6 w'igice cya 9 ngo bahabona umugabo baramubaza bati muri uyu mudugudu ndogo mwatubone yatereka da ntazo nabonye icyo akora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubashywe kandi cyavuze cyose kirasohora hanyuma Sawura kibyumva aravuga ati use turajya kwabamenya ntacyo tumushyiriye kwabamenya turajya kwabamenya ntacyo tumushyiriye umugaragu waramubwira ati databuja mu mufuka wanjye harimo kimwe cya 4 cya shekeri kimwe cya 4 cya shekeri rero uburyo bisobanurwa kimwe cya 4 cya shekeri cyabare abaturage bo mujyi wa Kigali bose n'intara y'amajyepfo umva cyabare abanyarwanda bose bagataha urabyumva bakajya gushaka kandi batura kimwe cya 4 cya shekeri ariko urumva byaturutse mu bushaki hari icyo ubundi iteka iyo umuntu atababaye ntashobora kumenya ko agomba gutanga ibye ubundi iyo umuntu atababaye ikintu kitababaje umuntu ntashobora gutanga igituma umutima ubabara iyo umuntu ababaye uzarebe iyo umuntu bamubwiye ngo Faisal biranze CH kabiranze cyangwa Kibagabaga hospital biranze Kanombe biranze Faisal biranze ni mu Buhinde ahitatangira agakora iki kugurisha inzu agasaba credit bank byihuta niba ari umukozi wa leta cyangwa wigenga cyangwa yari umucuruzi kugira ngo ashakishe ubushobozi bushoboka bwabasha kubujyana ku bitaro byo mu Buhinde kwera iki arabawe ku buryo wamaze kumwarikira urwo rwandiko Faisal baramubwiye bati amafaranga ajya mu Buhinde ni miliyoni zinize muri izo miliyoni zinize urotagamo miliyoni 2 cyangwa 3 hanyuma umwana wawe ahitakira urumva rero ko kandi uramutse umubwiye uti fasha umukozi w'Imana Past Claude afite ikibazo ntabwo yabikora ariko kuko Faisal mwandikiye urwandiko rumujyana mu Buhinde agatanga akagurisha inzu akagurisha ibiki byose bigatuma ajya kwa muganga ari bubikorane ubushake yihuta avuga ati ariko bana mbabarira bana saningera mu Buhinde ikinyanye byibuze umwana wanjye azakira cyangwa ajye ubwanjye nzakira ibintu nk'ibyo ituro Bibiliya iravuga ngo ituro ry'umuntu rimuhesha inzira rikamuhuza n'abakomeye ituro ry'umuntu nuvuga ngo ituro haya agaciro n'Imana iguha agaciro ituro haya agaciro n'ugiye imbere n'urihereje arihesha agaciro icyakora ituro sagahato ituro sagahato no mutima ukunze Sawuri n'umugaragu bajyanye ituro kwa Samweli barijyana n'umutima ukunze Bibiliya iravuga ngo umugabo amaze kuvuga ngo muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi n'umuntu wubashywe ibyo avuze byose bijya bisohora Bibiliya iravuga ngo kuri ubu ngo kera witwaga bamenya kuri uyu munsi yitwa umuhanuzi uwitwaga bamenya kera uyu munsi wa none yitwa umuhanuzi rero bamenya n'umuntu umenya ibyatambutse akamenya ibihari uyu munsi akamenya nibizaza rero gusa hari abantu bajya bafata ituro bakarifata ukuntu bakaryitiranya bakarishyiramo imbaraga amapingu ibiki ariko ituro sa amapingu ituro ni ipingu ryawe ku giti cyawe we wumva ko ukeneye kuritanga ukavuga umutima ukakurya ukumva ko ukeneye ukumva umutima ukakurya ukumva ko ugomba gukora icyo kintu utagikoze ku buryo uba wumva ko ari ingaruka yakubo kandi iyo ngaruka utanayizi ukatangana umutima wawe ukunze na Paulo yavuze ngo nuko mutange kandi mutange munezerewe no kuvuga ikintu bita ku cy'abahanuzi icyo bafokasingaho cyane kuvuga hari amaturo uyu munsi ubona nk'imboni y'umuhanuzi ubona ari zihe mpamvu ese niho ubutumwa bukubiye gusa cyangwa twari dukwiriye kuvuga agakiza buriya rero iyo usomye Matayo ibice byaho 8 ugahera ku murongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo hari umusore Bibiliya iravuga ngo hari umusore yararwaye ibibembe noneho ngabonye Yesu amanuka kuri uwo musozi aramwegera aramusanga aramubwira ngo mwigisha mwiza mbabarira unkize Yesu aramubwira ngo ndabishaka kira Yesu arambura ikiganza amaze kurambura ikiganza uwari urwaye ibibembe birakira uyu munsi wa none rero hari abantu bafite ibibembe barwaye ibibembe mu buryo butandukanye hari ibibembe by'ubukene hari ibibembe byo kubura akazi hari ibibembe by'uburwayi bubembe byo kurwara hari umuntu urwaye sida icyo ni ikibembe hari urwaye kanseri icyo ni ikibembe hari urwaye diabete icyo ni ikibembe hari urwaye ubushomeri hari uwabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu icyo ni ikibembe hari uwize diplome licence masters arayicaranye ayirwa yizengurukana muri envelope ya kake
igura 100 akagura envelope ya kake kuri butike baturanye nabwo kubona icyo giceri kigura iyo envelope ni ikibazo akazengurukana diploma agenda deposa aho bavuze akazi tangazo ritambutse imvaho yasohokaga hari abantu bashinzwe kureba imvaho paka bakugira ngo bamenye akazi gaherereye icyo ni ikibembe kiba kizenguruka ku muntu hari n'undi muntu ufite ikibembe cy'uburwayi mu myanya y'ibanga icyo ngicyo cyamubayeho karande mpaka ntikiramuvaho icyo ni ikibembe hari n'undi muntu ufite ikibazo iduka rye yaracuruzaga ariko uyu munsi byaranze icyo ni ikibembe abandi bakira bajya handi ariko iwe wagira ngo imiryango wagira ngo harababuje bafasha abantu barabwira ngo iraduka muri ya muryango ira butike ntimuyinjemo icyo ni ikibembe hari n'undi muntu ararambagiza hagashaka abandi ararambagizwa hagashingirwa abandi icyo ni ikibembe hari n'undi muntu iwabo ntibigeze bakora mariage iyo akoze mariage none uyu nguyu ugerageje gukora mariage niyo yikoze nta myaka 2-3 abamara mu rushako icyo ni ikibembe ibani icyo rero namaze kugisobanukirwa ndavuga ngo hari umuntu ndimo ndabwira muri aka kanya nawe ubwasho icyo kibembe gishobora kuba cyamwizingiyeho hari undi muntu arahahana rimwe aranyitegereza yabyaranye n'umuntu umwana ariko uyu mwana uyu mugabo yaramwihakanye icyo ni ikibembe ndimo ndamubwira nawe ngo hari ikibembe cyari kimumazeho iminsi uwiteka aje kumukuraho icyo kibembe kwari iki ntabwo nshyizitura imbere ndashira imbere gusengera umuntu ndashira imbere kumubwira agakiza mwigisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ibindi byose nibwo muzabyongererwa ayo amagambo Yesu yavuze Yesu avuga ijambo rikomeye Matayo 7:24 aravuga ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imiyaga irahuha ibintu byose birahuha biraza byikubita kuri iyo nzu ntabwo yaguye ariko umuntu wumva amagambo yanjye ntayakomeze ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imiyaga irahuha imivira temba biraza byose byikubita kuri iyo nzu ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini reka babwire muri aka kanya abantu bashira ibintu imbere kuruta uko bashyira Kristo imbere Yesu Kristo umufite ntacyo ataguha ufite Yesu yaguha ubuzima ufite Yesu aguha urubyaro ufite Yesu aguha inyubako ufite Yesu mariage arayifite ufite Yesu agakizaniwe nuko mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo kuko nushobora gushaka ibintu utabanje kwemera nyiri ibintu baza wemera nyiri ibintu bitanga nurangiza noneho umusabe n'ibintu kuko niba ushaka ibintu utarashaka nyiri ibintu mbere yuko ntabwo ushobora kugwa mu gipangu cy'umuntu ngo ujye gufata ikintu utaciye ku irembo ngo ukomange nukomanga bagukingurire uvuga iki kugenza rero ndagira mbwira abantu ikibembe noneho wa musore wari urwaye ibibembe amaze gukira Yesu aramubwira ngo manuka hepfo wiyere kumutambyi utanga n'ituro byo kwihumanura nkuko byategetswe n'umuhanuzi Mose Yesu ntabwo yaje gukuraho ibyo abahanuzi ba mbere bavuze ahubwo yaje kubikomeza yaranavuze mu mategeko yaranavuze muri Matayo 5 aravuga ngo sinaje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe ahubwo naje kubikomeza rero ndagiye mbwira abantu icyambere ni ukubika Yesu mu mutima kuko yaravuze ngo hahirwa abakene mu mutima wabo kuko aribo bazabona Imana hahirwa abakiranurira abandi kuko aribo hahirwa abashavura kuko ubwami bw'Imana kuko abo nibo bazahozwa rero bene abo ngabo ndagira mvuge ngo ituro ni nyuma yuko umuntu asengewe yuko nusengera umuntu ituro ntabwo riza imbere kuko twebwe ntacyo tugura ntabwo tugura ahubwo ni ugushimirwa reka tugushimire hanyuma tubonye ufata ituro usanga apotre Mutabazi umuhereza ituro mu ntoki ze kuki uri buhaye kandi uri umushumba ni iki cyari gitumye ni umwuka akubwiye kujya kugira ngo aguheshe umugisha Bibiliya avuga ngo ubibira abandi nabazabibirwa uvomerera abandi nabazavomererwa impamvu mbivuze nagira ngo ndebe koko mu kiganiro yakoze kivuga ngo ituro ritari 100 ntiyaryakira nsanze ahubwo ari ururimi rwagoramye uwo munsi yagoretse ururimi mu buryo nabatashakaga kuko urabona ituro muhaye ntabwo ryari rigeze ku 100 ntabwo ari ritoya ariko ntirigeze mu 100 rero mu yandi magambo bivuze ko nta turo na rimwe Imana ite
atemera kubera yuko ibi nsanze kandi n'uburyo tuganiriye kuko namukozeho n'ibiganiro byinshi ntemera ibyo yavuze uburyo abisobanuriye arambwira ati ubwo navugaga urumva ko namubajije twari hanze ya kamera yanze ko twicana mu kiganiro ariko turaganiriye mu buryo burambuye hanze ya kamera uko asubije urabyumvise arambwira ati ndamaje ni kuki wavuze ngo ibihumbi 100 wakica muri Mariyo tukabisanyira n'amaprofete muri batatu mukabijya mukabimara ati mu by'ukuri amavuta yose ugezemo wicayemo biterwa naho wicaye naho uvuga ati ubuse nari kuvuga muri restaurant arurira 300 ngo nakica apotre nakica muri restaurant ya 500 ati nagombaga kuvuga Mariyoti kuko niyo iri mu rwego rwa poso siko asubije arongera ndamubaza nti none se kuvuze ko wavuze yuko ubwo buturo bwabo bajyana ubwo buturo bwabo ntibakamenyera amavuta yawe bajye bamenyera amavuta bene wabo urumva karambwe ati rero yewe ndi wavutse ubwa kabiri birashoboka yuko umugaturika ashobora kumamagara akambwira ngo musengera mukozi w'Imana ngo ariko ntumbaze iby'amaturo mfite amaturo 1000 mfite ndaguha ituro ry'igihumbi ati kandi arashaka kongiwe kumusengerayo ndajya si icyo gihumbi nicyo ndibutegeje ati niyo mpamvu ranavuze ngo kuko tudahuje kwizera nawe atari bwumva agaciro k'ituro nibajyana ubwo buturo bwabo nibwira ko ari kansobanuriye noneho wemeranyizwe nayo byakubwiye urumva iyo yicara mu kiganiro akabisobanura akavuga ati ubuse niba umamagaye uri umugaturika ukambwira ngo nize ngusengere ufite inote y'igihumbi uri buntegere ku gihumbi kandi giye uyu munsi wa none aho nturuka aharenze igihumbi ubwo urumva biri bushoboke ibyo ngibyo ndabyemera kuko urumva niba ukeneye ko umukozi w'Imana niba ukeneye hari icyo ushaka nawe hari icyo ashaka muhesha umugisha aguhesha umugisha nuvuga ngo rero buri muntu wese akeneye mugenzi we imvugo yavuzemo yagoretse imvugo itariyo cyangwa se yavuze imvugo itumvwa n'abana suko utumvwa n'abana n'uburyo yavuze iyo avuga ati niba hari igikorwa kiri ku rusengero umushumba wawe nawe urabizi ko urwo rusengero rukeneye kuvugurura rukeneye kongera ikibanza kiri hafi y'urusengero kandi Imana yaguhaye umugisha yarakuburesinze ufite ibibanza 5-6 wagurisha ikibanza kimwe 30 ukazana amafaranga mu murimo w'Imana iyo avuga iyo mvugo ntacyo yajya ntacyo ari kubitwaye urabyumva neza noneho kuko kuba yavuga ati Imana yaguhaye umugisha ufite ibibanza 10 mu Bugesera Nyamata nawe urabizi ko ufite ibibanza 10 5 6 7 wafashe ikibanza kimwe ukakigurisha niba ari miliyoni 30 bagwaye ukazizana mu nzu y'Imana hanyuma wa murimo w'Imana ugakorwa ku rusengero niba ari ubutaka urusengero rwagura bukarwagura nawe Imana ikazaga umugisha ko yakuburesinze iyo mvugo irumvikana yari kumvikana hanyuma ikindi kuko ibyavuze ko ituro ni ngombwa ituro si ikibazo n'uburyo yabivuzemo nanone ahandi yavuze nagira ubwo buturo bwanyu nabisobanuyeho uko ubwo buturo bwanyu nabivuze n'abantu batari bahuje imyemerere batumva ituro icari cyo kuko jewe nwangiye umunsi wa none isuti nambaye ntabwo nayibuza amafaranga yanjye nta none nayisabye urumva ni umuntu wifashe ku mufuka we aranyikundira arambwira Pastor Claude ndashaka ko ndamuma muri aya magazine jya muri ariya magazine urebe mu mwambaro wifuza wisuti uyirebe ubwo isuti ni ipantaro ni ikote ni ipantaro yacu urebe mwambaro wifuza ndebye ibiciro byanditseho bikanga umutima wanjye kuko iyo suti nari ntarayambara y'icyo giciro noneho ndebye yari no mu madolari ndavuga rero aya madolari nanjye nkeneye mfite ikibazo cy'amadolari mfite ikibazo cy'amafaranga ubuse mubwire amaye amafaranga byibuza mubwiye ko nzayigurira nsanga yabanciye amazi yabaciye uburyo yafataga n'uburyo yambonaga bitewe n'indi suti nayanyira niyambariye nari naguriye kwanda amajyari kwa Faustin nayo ubwayo ntiwayicisha mu ijisho ariko ndavuga nti kugira ngo atacisha mu ijisho ntacyo reka nemere isuti y'amadolari aya nayo kubera iki rero urumva Bibiliya yavuga ngo ituro ry'umuntu amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamuhuza n'abakomeye iyo usomye imigani 18 umurongo wa 16 niko havuga 18-16 harimo umuntu amuhesha inzira akamuhuza n'abakomeye rero Mutabazi namusaba ko icyo yakosoramo yababwiza ukuri uko abimbwiye kuko nanamusabye ko giye twinjira mu kiganiro none urabona yabyanze ahanga ati nihaye gahunda yo gukora ikiganiro genyine wumvise ko musabye rero genda usubiremo ko ubibure hahandi ubabwira uti rero nabo tutari duhuje kwemera nkuko bimbwiye kubera ko icyo gihe urumva kuko hari n'umuntu udashobora
nk'imboni y'umuhanuzi nkubajije kuki umuntu avuze amaturo abantu bamera nkaho bahagurutse ubona ari uwuhe mwuka ubyiye uwo ni umwuka wa Kayini. Kayini iyo usomye mwitangira ibice byaho bine usangamo Imana yasabye igitambo abana babiri abana bantuze ba Adamu uwo Kayini nabiri noneho Abeli afata mu ntama afata mu ihene afata mu myaka yari yeze afata mu matunda afata mu biki byose buri kintu cyose agafata uko gikwiriye nta kantu nakamwe acencuye noneho Kayini we yareba intama igihumbi akavuga ati muri izi ntama igihumbi subu ndi butanga intama 20 cyangwa intama 10 watanga intama 5 hari cyo byaba bitwaye mu ihene 100 watanga intama ihene 2 hari cyo byaba bitwaye muntu uze muri iyi myero y'imyaka uburo ingano n'ibiki byose iyi mifuka izitoni igihumbi wakuramo wagafuka kamwe so noneho rero ibyo ngibyo Imana ibirebye noneho Bibiliya yavuga ngo umwotsi kuri Abeli uratutumbura zamuka ku ijuru ku Mana kandi noneho uragenda igitambo cye kigagenda mu kirere kiri gutya hari abantu rero batanga ituro ryabo rikaba rimeze gutyo ribashe kugera ku Mana nkuko rikwiriye kubera ko ntabwo atanganya umutima ukunze kandi ubishaka ikibazo si igiciro ntabwo igiciro cyemewe mu ituro ariko ubundi hari ituro rivuga Sipiriyani hari ituro rivuga ni irihe rero Aburahamu yatanze ituro rivuga iyo aza kubaza Saratiro Sara Imana irambwiye ngo Uwiteka arambwiye ngo dutange Isaka urabyemera cyane ntubyemera yari kuvuga ati nukuri kw'Imana niyo naterwa icyuma ntabwo nemera ko umwana wanjye ajya kwigitambo ariko Aburahamu aramaze kubireba byitegereje aravuga ati jewe nubundi n'Imana yasezeraniye kuva kera kizamuma nubundi ifite uburenganzira bwo kumwisubiza uyu mwana reka mutware Isaka naye kuko yari igitambo ubundi nkuko Yesu yavuye mu ijuru atari gushidikanya akavuga ati data genemeye kujya gucungura umuntu ndagiye uko Yesu yavuze ati ngiye gucungura umuntu Isaka nawe agenda mu mutima we yumva ko agiye kuba igitambo kandi nta gushidikanya kurimo ibyo baryita ituro rivuga ituro riganiriza umutima rero ni rya rindi rireme ubundi nuko Mutabazi yabivuze mu buryo butari bwo ariko ubundi hari rangaje ari kubivugamo neza bye bikagira ituro riganiriza umutima ibyo ngiryo ni Imana ikunda hanyuma iki kibazo cy'amaturo gikomeje gusirikira ku ma YouTubers ndetse n'ahandi murabona ko mushobora kujya ku RGB kuri bugishyiremo imbaraga mu kazi ariko ubundi none se na leta iraduturisha urabyumva neza mu mudugudu dutura ay'umutekano wabyumvise nuvuga ngo umunyarwanda udatanga umutekano n'abadashaka ku mutekano bamusima ahatuye dutura ay'umutekano buri kwezi siko bimeze dutanga mituweli kugira ngo twifuze ubuzima bwana bwo niture reka tuba duturira leta kandi nayo amaturo natwe abakristo tuyatuye mu nsengero akora umurimo n'ubundi w'ibikorwa by'Imana by'urusengero rwacu rero uko dutura natwe muri leta mituweli ay'umutekano y'ibiki byose ibishingwe kugira ngo isuku ibe nziza amaturo tuba dutanga usibye ko atitwa amaturo rero ndagira ngo mbwire umuntu uyu munsi wa none mu mari impungenge ituro ryahozeho kuva ku bwa Aburahamu umugabo witwa Melikisedeki Aburahamu umuntu wa mbere wabanje gutanga ituro ni umuntu witwa Aburahamu se wa Isaka nuko na leta nayo iraturisha none se Sipiriyani reka nkubwire ari amaturo mutanga iwanyu mu rusengero muri ADPR nagaruka agakora ibikorwa byo kubaka ayo mashuri ayo mavuriro za Nyamata za ADPR n'ahandi za Gihundwe n'ahandi abana b'ipfubyi ibiki byose ituro ni ngombwa ikindi nakubwiye ngo na leta iraduturisha umucuruzi wese Rwanda Revenue buriya Rwanda Revenue ni itorero riturisha abacuruzi n'ubutaka twese iraduturisha urabyumva neza na leta turayiturira rero iyo dutanga amafaranga y'ibishingwe kugira ngo tube heza ni ituro tuba dutanga kugira ngo isuku ibe nziza iyo dutanga amafaranga y'umutekano ni ituro tuba dutanga kugira ngo umutekano wacu urindwe batabomora ngo batware frate kugira ngo frate yawe abajura bataza bakayitwara umutekano kugira ngo ukazwe ube mwiza hanyuma ikindi
mutuelle de santé ni ituro dutanga muri leta kandi rigaruka ku buzima bwacu kugira ngo twivuze neza ubuzima tugira ubuzima bwiza rero ituro ni ikintu gifite agaciro mu buryo ibintu byose ubundi ibintu bitatu kuri iki kintu umva nkubwira ibintu bitatu bihatse isi ubundi ibintu bitatu bihatse isi ni Imana ni shitani na amafaranga amafaranga Imana irayashaka na shitani arayashaka ibintu bitatu bihatse isi ni amafaranga icyambere ni Imana kabiri ni shitani gatatu n'amafaranga rero ibyo bintu bitatu iyo bibuze ibyo bintu bitatu biri gutya ni mbiri ikimenye ndagira ngo ngubaze mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ikimenyetso cy'uko ubwami ubwubaha ni ikihe si ugutanga ituro sadaka urumva Bibiliya avuga ngo Bibiliya nakubwiye ngo imigani 18 umurongo wa 16 haravuga ngo amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye uramutse reka nkubwire ikintu kimwe uramutse ufashe ibihumbi byawe so ndavuga urugendo ndarutanga ngukira uramutse ufashe ibihumbi byawe ufashe miliyoni zawe 50 uramutse uzifite ukazishyira ku gaciro development fund ku gaciro kanje muri bank na president wa Republika yamenye uwo muntu wayatanze ni ituro wabyumvise ituro riravuga ituro riravuga Bibiliya avuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira rikamuhuza n'abakome noneho Salomo we yaranabivuze mu migani aravuga ngo ituro riravuga aho rivugira ni hehe rero ryavugiye kuri Abeli na Kayini nuvuga ngo uyu munsi wa none amaraso y'Abeli aracyavuga kubera ituro amaraso yabera arakibuka imbere y'Imana kubera ituro ariko Kayini we yabaye Kayini hari abantu bameze nka Kayini hari abameze nka Abeli hari n'abandi bameze nka Kayini abwira gutya ugasanga yajya no gutura mu rusengero afite ibihumbi 5 akajya kuvunjisha ibiceri by'ijana agafata inoti ya 500 akayivunjishamo iby'ijana n'ibya senkani kugira ngo nagera mu rusengero ature igiceri cya senkani kandi muri we afite inoti ya 5 mu kimo cy'uko ari gutanga 500 akavuga tuwiteka ntanze 500 uwiteka kongera akamuzamura yandi 500 nuvuga ngo muri bya 5 aratanga icya 10 cy'amafaranga 500 kuri bya 5 yongera afata n'ituro kuri bine 500 bisigaye aritange nk'ituro akureho yatanga igiceri yatanga 300 yatanga ni 500 ntacyo bitwaye rero gutura ni ngombwa ituro ry'umuntu rimucira inzira rikamuhuza n'abakome erega iyo umutima w'umuhanuzi unezerewe umukozi w'Imana unezerewe nawe ubwawe yagusengera isengesho rinezeje nuvuga ngo iyababaye isengesha gusengera ni isengesho ridafite iyo riva niyo rijya muri make nawe ushyigikiye ko abantu batanga ayo maturo oya gutura ni ngombwa ndabishyigikiye ariko icyo nakigikiye nta giciro gihari ituro ntiri giciro runaka ushobora gusaba muri igiciro ituro ry'ibihumbi 100 yari kugukubita miliyoni ugasanga ari wikubise hasi rero ituro umutima w'umuntu ubwawe ni ufite ituro rigenwa n'igitangaza umuntu yakoze mu muntu niko bavuga uko rero nuko byubakitse abantu nibamenye iyo bava bamenye niyo bajya kuva kera hose ituro ryari ituro ryaremerwa uhereye ku bwa Aburahamu arihereza umutambyi Melikisedeki Bibiliya avuga ngo iyo ugeze mu Baheburayo Bibiliya avuga ngo Melikisedeki ntagira se ntagira nyina ubwo se urumva arinde urumva atari Yesu wowe na Mutabazi biragaragara ko muri kuvuga ku maturo uyu munsi ni mwakira ubutumwa bwa RGB n'ubucuruzi RGB byose it's the same byose biruzuzanya mukamu mugiye kwitaba RGB muraza gusobanura ubuse kuri mwarimu muri ADPR si wowe ushyira ibiseke ari ngo nibature sanga iyo zigeze RGB se ari bwakubaze ngo ayo maturo muyashyira hehe none se RGB si yitanga ibyangombwa by'imyemerere y'amatorero n'amadini n'amatorero none se ntizika abantu batura ntizika abantu baturisha gutura ni ngombwa abakristo bubaha abakozi b'Imana bubaha abashumba babo bubaha abatambyi iyo ubashye umukozi w'Imana usibye by'uyu munsi ni RGB yabatumye inye yabatumye ngo muturishe yaradutumye
none si biriya byangombwa izareke kubitanga hanyuma none ibyambure nabo yabihaye biriya by'isengero by'imyemerere hanyuma izarebe ko abantu baturisha none habaturisha bari hanze yayo bari hanze y'imyemerere yayo ya RGB abo baranyura kinyume na sheria abo kinyume na sheria ni mu Giswahili abo ubwo baranyuranye n'amabwiriza agenga imyemerere muri RGB ariko niba uri umukozi w'Imana wemewe by'ukuri mu Giswahili bavuga ngo kweri ukaba uri umukozi w'Imana wemewe ufite aho ukorera ministry yawe ifite aho ikorera irazwi uri umushumba urazwi ufite aho ukorera guturisha biremewe kandi nta bintu byinshi none ubwo nuhura n'umuyobozi wa RGB muzavugana iki umuyobozi wa RGB namusaba namubwira ntabwo yongerera ubushobozi abakozi b'Imana kuyanga inzara itabica abukure he abanyamakuru numva ngo babagenera igihe runaka bakabaha akantu imiryango imwe n'imwe hari igenerwa igahabwa akantu ariko urumva hanze habonetse urumva hanze y'umurimo w'Imana haraburiye inkike barangije bagwama imbere mu gipangu abo buriye inkike rero nibo baje kubivangavanga ku buryo RGB yabijyamo ubundi yo hatababuriye inkike bose bakaba baraciye mu irembo nk'abungeri nta kibazo cyari gihari mwizeye neza ko umuyobozi wa RGB wowe na Mutabazi azabaha audience Tayiduha se umuyobozi w'abanyarwanda none sayiduhari ntayo tumusabye ariko nituyisaba yayiduha nituri abanyarwanda n'umunyamahanga yaza akayimuha ubwo se buzamujyaje ikihe kibazo ikihe buzamujyaje ikihe kibazo oya nakubwiye ntabwo twenda kujyayo ariko dushatse kujyayo ni imiryango ikinguye ari mu ntebe kubera twebwe ni twebwe nuvuga ngo imiryango ikinguye kubera abanyarwanda n'abandi bashobora kugana icyo kigo niyo mpamvu rero nimo ndavuga ngo icyo si n'ikibazo erega nawe n'umukristo aba bose n'abakristo oya n'igihugu n'abayobozi n'ubuyobozi bw'igihugu ba ministri ba generali bandi n'abakristo kandi baratura n'abakristo abandi n'abasilamu abandi n'abagatulika abandi bavutse ubwa kabiri born again kandi baratura ituro si icyaha no kurisaba binyuranyije ministri wari wabona atanga ituro hari umuministri wabonye ari gutura ndabazi benshi ariko ntubambaze bari gutura ukabasabira umugisha niko bimeze ariko wenda tugaruka abadukurikiye mu kiganiro imboni y'umuhanuzi ni byiza turashaka kumvikanisha ko ku mukristo wese w'ukuri ari ngombwa gutura kandi ubwami wubaha ubwami wizera ugomba kubutura oya babwire ko amavuta utemera ushobora kuyisiga nguki ariko amavuta wemera urayisiga abantu bakagira ngo ufite toto ufite imyaka 50 bakagira ngo ufite imyaka 25 rero amavuta wemera yakoreremo uyubahirize nayo akubahe nuvuga ngo nusabira isi biravuga ngo nusabira Isiraheli umugisha Isiraheli no hirya se si muri kira gihugu nusabira Isiraheli umugisha uzahabwa umugisha nusenga isengesho ryawe werekeye ku irebe ry'umuryango wa Salomo Imana izaguha umugisha rero tubwira abantu bubahe amavuta bubahe n'agaciro k'abakozi b'Imana urabona nk'ari iwanyu muri ADPR harabujye usanga kuri social media nari pastor muri ADPR baranyirukanye narahagaze bibe nari mwarimu byageze reka nkubwire hari isengesho yasenze kugira ngo Imana imugire pastor kiriya gihe hari isengesho yasenze kugira ngo ari isengesho yawe wasenze spirie kugira ngo we mwarimu muri ADPR ntibyavuye ku bubasha bwawe ntibyavuye ku mbaraga zawe ahubwo byavuye ku bubasha bw'Imana ku mwuka wera w'Imana rero hari nundi wasenze cya gihe aravuga ngo Mana numpa akazi kawe nushyira mu mwanya wawe nzagukorera abasimbuye abandi rero nabo hari isengesho basenze nuvuga ngo mu yandi magambo abicaye uyu munsi bageze mu ntebe bibagirwa wayibashyizemo baradamarara baribagirwa bibagirwa umurimo w'abahamagaye Uwiteka yibuka babandi bakiri hariya ku cyavu babandi birirwa basenga abo ngabo nabo Uwiteka aravuga ngo namwe mwicaritse ku ntebe niko nabo nibadamarara Uwiteka azicaza abandi kurabona harabirwa Izayi pastor Izayi yaraduhagaritse none se mbere yuko guhagarika wowe uri muri iyo ntebe Izayi yayibagamo ubundi mu gihe cye rero azakora mu gihe cye nabazavaho hagiho nabandi hari nabandi bavuyeho rero abantu bakwiye kubaha amavuta abantu iteka bakunda kuyobora
aho bakunze kuyoborwa. Ntabwo abantu bose baba abayobozi ngo bikunde, ntabwo abantu baba pasiteri ngo bikunde, nta abakristo se bazava he. So ibyo byubahiro rero dukwiye gufasha ibyubahiro hasi tukabaza tugashaka icyubahiro tukagihereza Imana. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byari ko kujijuka. Yobu 28:28 dore kubaho Uwiteka maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero ubwenge butangwa n'Uwiteka, ntabwo ubwenge ari za masters si professora, ntabwo ari ibiki, oya ubwenge butangwa n'Imana hanyuma ubumenyi bugaturuka mu mashuri. Rero abantu bakwiye kubaho Uwiteka, abantu bakamenya ko Imana ariyo yimika kandi gakura ku ngoma. Amen. Hanyuma reka tugushimire mukozi w'Imana, cyari ikiganiro imboni y'umuhanuzi, uko niko nawe ubibona. Hanyuma nakagaruka turagira ngo tusabe musengere abantu bose bari badukurikiye ku irembo ryera Imana. Ariko kandi munabahe nimero ya telefone hanyuma bibabasha kubavugisha. Mu by'ukuri reka mbwire umuntu wese ukurikiranye irembo ryera ngo Uwiteka niwe Mana nyamana. Ni Imana itagerekwaho ibigirwamana, itagerekwaho ibishushanyo. Ntabwo ntimukizazikorere, ntimuzabyikubita imbere. Rero mbwira abantu ngo twubahe Imana, twikubita imbere y'Imana, dupfukamira Imana, dupfukamira ibishushanyo bibajwe. Ibishushanyo ni ibishushanyo, ariko Imana yo ni Imana. Rero Imana kandi abantu bumve ko gukorera Imana si igihombo. Umuntu agomba kwibibira mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera, n'abajura ntibaze ngo batware ubwo butunzi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda, ndabasengera kandi zakomeza kubasengera. Wowe unkurikiranye, hari umudamu we twaganiriye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arambwira ati jewe rero Imana yaransanze impumuhamagaro wo gufasha abakene. Imana yaransanze impumuhamagaro, arambwira ati hari umukozi w'Imana